buriya ndi kumva nababwiye bihagije, nabibwiye abashyitsi rero bari aha bamenye ngo abo mugiye kwigisha n'abaturanyi banjye ba Nyabugogo. Nyabugogo mazemo imyaka 3 nyikoreramo. None ubwo ndagira ngo aba n'abashyitsi banjye nibo nababwiye ko nzazana, turirirwa na Nyabugogo. Nyikoreramo ariko ubwo tuyizindukiramo, nkuriramo nabo twese twazindutse tugataha ijoro. Ngerayo saa moya cyangwa mbere yaho iyo nazindutse cyane cyangwa nyuma yaho, ariko ngataha saa 2:15 z'ijoro. Aba bantu rero tuba tukiri guhura, siko bimeze. Baba gihari, hari abataha nyuma yanjye, hari n'abasigayo, ariko twese duhahira Nyabugogo. Aba bantu bose iki gice cya Nyabugogo pariti yaho nimuhagera muzajya mubabona. Rero nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, ubutumwa bwiza twamenye butubwira ko tugomba kubwira abantu bose iby'agakiza, nuko Yesu ari hafi kugaruka ngo twitegure ubwami bw'Imana, kugira ngo buri wese atunganye inzira ye. Nanjye niyo mpamvu narebye ndavuga ngo abaturanyi banjye ba Nyabugogo bose ndabageraho. Buriya nubwo batari bamenya aho ntuye mu rugo, ariko nta kiruta kuba duturanye Nyabugogo aho twirirwa. Niho hakomeye cyane. Ubwo niho duhurira cyane, niho tubana cyane. Mu myaka yose 3 mpamaze niho tuhurira nabo cyane. Ubwo rero abashyitsi bacu nabo muri kubabona, ngaba muri kubona abo tutazanye mwahise bo mubamenye. Bo mwababonye. Ubwo baraza kugera nko wenda babibwire. Uyu mupapa rero tugiye kumuha umwanya. Ubwo nagira ngo mbapresentire nyine namwe murebe ab'Imana yatwoherereje. Ubwo muri kubabona nibo tugiye kubana. Hakaje itorero ryose ariko ubu ntago byakunda. Ubwo ab'Imana yaduhitiyemo nabangaba. Icyo tugiye gukora ni ukubategera amatwi, tukabumva bakatugaburira ijambo ry'umutsima w'ubugingo. Ubundi Imana twifurizanya kandi dusengera mu mutima kugira ngo iby'Imana duteguriye bitugereho kandi bitubere umugisha, bitume Imana nibishaka tuzahurire no mu bwami bw'Imana, aho tutazongera kubabara, aho tutazahurira Nyabugogo dutukana turwana, mbese tuzahurira mu bwami bw'Imana aho tuzaba twese tunezerewe. Niho mbifuriza muri aka kanya, reka nk'umwanya n'abandi, ubundi Imana ibagirire neza. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi barinde. Muraho neza. Turi abantu bishimiye kuboneka muri iri teraniro. Shyire hejuru turebe. Imana ibaha umugisha. Twabahaye ikaze rero muri aya materaniro, kandi mwari muyishimiye. Amazina nitwa Munyamahoro Leo. Amahoro namwe murayakunda? Nitwa Munyamahoro Leo. Rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turyiga n'ubundi turabanza dusenge, dusabe imbaraga nyiraryo. Si byo se? Noneho batubwiye ko harya ngo bagiye gusenga, bigenda gute mushiki we? Urapfukama. Gusenga ni ugupfukama. Buriya nubona umuntu ahangaye gusenga ahagaze, uzamenye ngo uyu muntu anyuranije n'iby'Imana yagize gute, yavuze. Kare turimo tuvugana na mama wanyu, twamuhamagaye, mwari mukiri Nyabugogo, mwari mwahagurutse mugeze nka Bishenyi, twumva murimo muraririmba mu modoka birashyushye. Izo ndirimbo mwaririmbaga ni ikimenyetso cyerekana ko burya mubasha gufata mu mutwe. Hari mwazisomaga? Burya mubasha kugira gute? Ngaho nimufatire mu mutwe y'umurongo mbere yuko dusenga. Yesaya 45 umurongo wa 23. Tuvuze ngo ikirata petit frère. Umurongo wa 23. Uwo murongo Imana yarirahiye, iravuga ngo ndirahiye. Iyo umuntu yirahiye ntibiba bikomeye, none ni Imana yirahiye.
ndavuga ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikomeye kandi ritazavuguruzwa. Ritazagira gute? Yuko amavi yose azampfukamira kandi indimi zose zikaba rigeze zirahira. Imana irirahira. Amavi yose agira ati apfukamye. Mu gitabo cy'Abafilipi igice ni icya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10 ho haranditse ngo Imana yafashe Yesu imushyira hejuru cyane y'ibintu byose ngo kugira ngo ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi n'ibyo mu nda y'isi byose bijye bipfukama mu izina rya Yesu. Mu izina rya nde? Ubwo kuri iyi si dutuyeho no mu ijuru turi kumwe, bose barapfukama mu izina rya nde? Rya Yesu. Ubwo muri iyi si rero nubona umuntu ugushuze akakubwira ngo muhaguruke tugire gute? Tugire dute? Dusenge. Uzamubwira uti hoya, Imana dusenga yarirahiye iravuga ngo amavi yose azagira ati azapfukama. Biri kumvikana? Kandi namwe murabizi yuko iyo umuntu agiye gusaba serivisi umuyobozi umurusha ubushobozi, hari nubwo agize gutya ati rwose muyobozi, none nimba ucira bugufi imbere y'umuyobozi runaka, ubwo imbere y'Imana aho birakomeye. Rero gusenga ni ukugira gute? Ni ugupfukama. Rero ngiye gupfukama, mwebwe murakomeza mwicara ariko mutuze. Ikindi biramenyerewe ko mu madini menshi iyo bagiye gusenga ujya kumva uw'imbere arasenze n'abandi mu materaniro bagasengerayo. Aya ntago ari byo. Ahubwo utega amatwi uri gusenga, yavuga ijambo rigukoze ku mutima ukavuga ngo amen. Amen rero ni ijambo rivuze ngo bibe bityo. Mbese ibyo uvuze nanjye numvaga bikwiriye. None ukavuga ngo iki? Amen. Sibyo muvandi? Ukavuga ngo iki? Amen. Hanyuma mu materaniro ikintu kikunejeje, kikunyuze, ntabwo dukoma mu mashyi nk'abari mu nama z'umuyobozi, ahubwo duhita tuvuga ngo amen. Ngo iki? Amen. Ntabwo dukoma mu mashyi nk'abari mu nama z'umuyobozi, abayobozi tubaha amashyi nibyo, ariko mu materaniro tuvuga ngo iki? Amen. Ngaho rero mutuze mu mitima yanyu dusenge. Turagushimye Data wera, mubyeyi wacu dukunda uri mu ijuru. Tugushimiye cyane ko washimye ko duhurira muri iki cyumba kugira ngo abana bawe abato n'abakuze twigishwe nawe. Ibi byiza wadukore turabigushimiye cyane ngo wihererwe icyubahiro. Tugushimiye urugendo rutari ruto aba bavandimwe bakoze bava mu mujyi wa Kigali berekeza aha. Wabarinze impanuka, wabarinze ikirogoyere yose mu nzira, twahuriye aha wihererwe icyubahiro. Tugiye kuvuga ibyo wavuze, uduhe ubwenge bubyumva, uduhe ubwenge bubitegera amatwi, kandi ukabakaba imitima yacu tuze kuva hano tubaye abana bawe by'ukuri, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwigana rero ijambo, mu ijambo rimwe rivuga ngo Imana iradukunda. Ngo iki? Imana iradukunda. Niryo jambo tugiye kwiga. Iryo jambo rero tugiye kwiga turarinyuza mu migabane 3. Iki? Imigabane 3. Turabanza turebe umugabane wa mbere, ingingo iri butubwire ngo twese twarimwe n'Imana. Iyo ni ingingo ya mbere turi burebe. Ingingo ya kabiri turaza kuvuga ku rwango Satani atwanga. Iki? Urwango Satani atwanga. Ubwo muri iyo ngingo turaza kureba mu bundi Satani ni iki, n'impamvu ituma agira ate atwanga, naho tugejeje. Turi kumwe? Ingingo ya gatatu nza gusorezaho, bagenzi banjye bakaza kuvuga ku bindi. Ngiye ya gatatu nsorezaho nivuga ngo ubutabazi bw'Imana. Iki? Ubutabazi bw'Imana. Izo ngingo uko ari 3 nizo turi bwigeho. Iya mbere rero tugiye guheraho ni ingingo itubwira ngo iki, katari umuntu ufata mu mutwe wayifashe. Yego rata.
Imana igize ite? Imana iradukunda ni umutwe w'amagambo muri rusange, ariko hari ingingo ya mbere tugiye kwiga. Muri iyo ngingo nkuru yitwa Imana igize gute? Iradukunda. Harimo utugingo dutatu. Akambere kavuga ngo twese turi iki? Twaremwe n'iki? N'Imana. Ingingo ya kabiri tuze kureba urwango Satani agize ate? Atwanga. Ingingo ya gatatu tuze kureba noneho ubutabazi bw'iki? Bw'Imana. Nibyo? Reka turebere noneho uburyo twese turi ibiremwa by'iki? By'Imana. Muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice ni icya mbere. Turajya rero tuganira, nzajya nsoma imirongo mike ubundi tuganire, sibyo? Itangiriro igice ni icya mbere, umurongo waho ni Itangiriro igice ni icya mbere, umurongo waho ni 26. Haranditse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyo cyose. Imana iravuga ngo reka tureme, ariko mbere yuko ijya kurema umuntu hari ibindi yari yabanje kurema. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyi si ngo yari yuzuye amazi, ngo yari iriho amazi menshi. Mbese ni ukuvuga ngo mbere yuko Imana irema iyi si turiho, iyi butaka tubona ntabwo ari buhari, ahubwo icyari kiriho ni amake, ni amazi. Noneho ngo ubwo hariho amazi, ngo umwijima wari hejuru y'iki? Y'amazi. Ubwo hari ibintu dusoma mu irema Imana yaremye ariko tutazi igihe byabereyeho. Icya mbere ni amazi, icya kabiri ni umwijima. Noneho Imana iraza iravuga ngo nihabeho umucyo. Nihabeho iki? Umucyo. Ngo nuko umucyo uraza, ariko ubwo uje usanga iki? Umwijima. Irangije ngo itandukanya umucyo n'iki? N'umwijima. Ngo irangije ngo irema ibiva ibishyira mu kirere. Bimwe ibigenera gutegeka amanywa. Amanywa ategeka n'ikihe kiva? Izuba. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Hanyuma ngo irema n'inyenyeri n'ukwezi, ngo nabyo bizajya bitegeka iki? Ijoro. Noneho ngo umucyo iwita amanywa, umwijima iwita iki? Iwita ijoro. Ubwo nicyo gikorwa cya mbere Imana yakoze. Turi kumwe buriya? Itandukanya umucyo n'umuki? N'umwijima. Icyo gikorwa cya mbere Imana yakoze. Ariko ubwo hagati y'ikintu nasimbutse ni uko handitse ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'ibyo byose. Yagendaga hejuru ya wa muhengeri w'amazi, ikongera ikajya hejuru y'amazi hakaba umuke, umwijima. Hejuru y'umwijima hakaba umwuka w'iki? Niwe wategekaga ibyo byose. Biri kumvikana? Noneho Imana irangira iravuga ngo rero ntabwo hakomeza kubaho umuke, umwijima. Iravuga ngo umucyo nubeho. Umucyo ugira ute? Umucyo ubaho. Ubwo umuntu ntaraboneka. Umucyo umaze kuboneka rero iwuhereza ikiva cyitwa iki? Izuba. Irangije umwijima uwuhereza ikiva cyitwa iki? Ukwezi n'iki? Ni inyenyeri. Irangije igikorwa yakurikijeho ngo yatandukanyije amazi, ngo kugira ngo haboneke ahumutse. Amazi irayegeranya kugira ngo haboneke ahumutse. Nuko ahumutse ihita ubutaka. Ihita iki? Ihita ubutaka. Noneho hari amazi ihita inyanja. Ubwo Imana iri mu kazi kayo, kandi ni ibintu yakoze nta wapfukamye ngo ayisabe ngo wadukoreye ibi, kuko yitwa ishobora byose. Kandi ubwo ishoboye byose n'ibyashigize ite? Irabishoboye. Nibyo? Irangije ngiravuga ngo hahandi humutse ihita ubutaka. Ihita iki? Ubutaka. Irangije ngo ubutaka ni bumeze ibyatsi by'amoko yose. Ubutaka bumeze iki? Ibyatsi by'amoko yose n'ibiti by'amoko yose. Ubwo ni Imana irimo kurema, idutegurira aho tuzaba.
nibyo irangije iravuga ngo noneho ya nyanja yuzuremo ibizima by'amoko yose. Mu nyanja habaho ibintu byinshi, habaye amafi, hari inzoka zo mu mazi, hari ingona, hari imvubu n'ibindi byinshi biba hehe mu mazi. Naho ku butaka Imana iravuga ngo muri rya shyamba ngo niribemwo inyamaswa z'amoko yose, izo tubona, izo tuzi, n'izo tutarabona, n'izo tutaramenya, zose zigira gute? Zibaho. Iragira ngo habeho n'ibiguruka mu kirere. Twajyanye ubu turimo turareba ukuntu Imana ari umuremyi wacu, ariko mbere y'uko iturema hari ibintu yabanje yategura. Nibyo muvande, twajyanye hari ibintu Imana yabanje yagira ite? Yategura. Umuntu yamuremye azasanga ibintu byiza cyane. Noneho za nyamaswa z'amoko yose zigira gute? Zibaho. Mu nyanja zibamo, ibisiga bibaho, inyamaswa zikuruka n'iziguruka, byose bigira gute? Bibaho. Irangije igira igitekerezo gikomeye cyane, igitekerezanya n'umwana wayo witwa Yesu Kristo. Avuga ngo igisigaye rero ubu ngubu tureme umuntu ku ishusho yacu. Ubwo ibindi byose iravugaga ngo nibibeho, ariko igeze ku muntu iravuga ngo wowe tugomba kumurema kuki? Ku ishusho yacu. Ni Itangiriro 1:26. Kandi uyu muntu tumara kumurema turamuha ubutware bwo gutwara isi n'ibirimwo byose. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kubona umwana w'imyaka 10 ushoreye inka 20. Ubwo butware Imana yabushyize hehe? Mu muntu. Umwana agasohora inka akagira ati garuka, ikagaruka. Ni ubutware Imana yashyize hehe? Mu muntu. Tumuhe gutwara isi nibigize gute? Nibituye. Twajyanye. None uwo muntu Imana yaremye mu gitabo cya kintu twasomye cy'Itangiriro, igice ni icya mbere, umurongo waho wa 26. Mwawufashe rwose? Imana ibaha umugisha. Hari igihe tunyange nk'atara Nyabugogo, hari igihe tuzahura twajya twibukiranya ibi bintu, nibyo? 1:26 nibyo. Noneho hepfo ku murongo wawo ni wa 28, Imana, ariko reka dusimbukeho gatoya. Wa muntu Imana yaremye, wa muntu Imana yagize gute? Yaremye. Itangira yari umugabo. Yari iki? Yari umugabo. Se reka turebe abantu babaze ukuntu uyu mugabo yitwaga. Yitwaga nde? Adamu. Itangiriro 2:18 Imana iricara iravuga ati ariko si byiza ko uyu muntu abaho wenyine. Si byiza ko uyu muntu abaho wenyine. Reka muremere umufasha ugize gute? Umukwiriye. Nuko iramusinziriza, imukuramo urubavu, irumuremeramwo umudamu. Turi kumwe buriya? Ngo irangije imuzanira wa mudamu, imumushyira iruhande aho akangukiye. Ariko ubwo hirya haranditse ngo wa muntu Imana yamunyujije imbere ibyo yaremwe byose kandi atarabaho. Aba ari ubishakira amazina. Aba ari ubishakira iki? Amazina. Akanyamaswa kamwe kagaca ngo pyo, ngo kariya ni urukwavu. Akandi kagaca ngo pyo, iriya ni ingeragere. Inyoni kaguruka, iriya ni inkoko. Mbese zose azihereza iki? Amazina. Yari afite ubwenge buzima kugeza ubwo yaje kugenda ashyiramo n'ibyitwa. Mbese amazina y'ibintu byose dufite uyu munsi niwe wabihaye amazina. Usibye ingorane yaje kubaho, abantu bagomera Imana. Imana ifata ururimi yari yarahaye Adamu irucagaguramo nyinshi. Irangije ubwo yari afite rw'umwimerere rurazimira. Uyu munsi ni ukubitana n'umuntu ukumva aravuga Icyongereza cyinshi, undi akavuga Igifaransa cyinshi, undi akasanga aravuga Igiswahili cyinshi. Ibyo ntazabigukandagize cyane. Turi kumwe buriya? Ni ururimi rwazanywe n'icyaha.
ni ururimi rwazanywe n'iki? N'icyaha. Hari ururimi Adamu yavugaga kandi tuzongera turuvuge tugiye mu ijuru. Reka turi abantu bashaka kuzajyayo. Imana ihira ibiganza byayo. Twese duharanire kuzagira gute? Kuzajya mu ijuru. Tuvuga ururimi Adamu yavugaga, aruvuganamo na Yesu n'Imana ako kanya, aruvuganamo n'abamarayika. Urwo rurimi yakoresheje rero nirwo yagiye yitamo ibi bintu byose. Turi kumwe? Cyakora Imana iza gusisatamuramo nyinshi, hazamo igiswahili, hazamo ikinyarwanda, icyongereza, icyarabu n'izindi nanjye ntazi. Turi kumwe buriya? Byose bamaze kubiha amazina byose. Nibwo Imana yavuze ati ariko rero njya kurema nagende mu kigabo n'igiki. Uyu wariho we reka nawe muremere umufashe ugize uti. Igihe rimaze kumurema imumuzaniye akicu, ngo Yesu amubona iruhande rwe, nawe ahita amuha izina. Aramubwira ngo burya uri akagufa ko mu magufa yanjye. Uba ukuntu yari afite ubwenge bwinshi, abwiwe n'iki ko ari akagufa ke bakuyemo bakajya kukamuremamo. Uri akagufa ka hehe? Icya kabiri, uri n'akara ko mu mara yanjye. Uzitwa umugore kuko wakuwe hehe? Turi kumwe buriya? Nawe amuha iki? Izina. Itangiriro 1:28 rero, Imana ifata wa mugabo na wa mugore, turi kumwe buriya, ngo ibaha umugisha. Irababwira ngo muzororoke. Muzagire gute? Muzororoke, mukwire isi yose. Abantu bajya bakunda kwigisha, mushaka kuzajya mubyumva, aho muzajya muhura n'abantu batandukanye, ngo icyaha Adamu na Eva bakoze ngo ni ugusambana. Oya, yari umugabo n'umugore yashingiye. Rero umugabo n'umugore iyo babonanye ntago baba basambanye, kuko baba barashingiwe, baba bakoze icyo bemerewe. Ntago icyaha bakoze ari ugusambana. Turi kumwe buriya? Nuzumva umuntu yigishije ibyo bintu, kuko hariho amadini menshi yayobye, nuzumva bigishije ibyo uzavuga ngo hoya, Imana yarabashingiye, irangira ababwira ngo bororoke. Itangiriro 1:29 irangira ababwira ngo muzajya mutungwa n'ibimera. Muzajya mutungwa n'iki? N'imbuto. Ibyo nibyo bizajya bigira gute? Bibatunga. Itangiriro 1 igice cya 2 umurongo wa 30 irangira avuga ngo n'inyamaswa nazo nuko, nazo zizajya zitungwa n'ibyatsi. Iyi mbwa mubona cyakora nabonye iyo zarwaye zirisha. Iyo zarwaye zirarisha, ubwo nazo zifite ukuntu mu bwenge Imana zihaye zirivura. Turi kumwe? Inyamaswa zose n'ingwe n'izira zose zirya inyama, zose zaratungwaga n'ibiki? N'ibyatsi, icyaha kitaraza. Icyaha kitaraza. Se twajyanye. Igihe rero Imana yabwiraga n'inyamaswa nazo yazibwiye ngo zororoke, n'abantu nabo bagira bate? Bororoke. Umuntu aremwa ku ishusho y'iki? Y'Imana, mu buhanga bwayo. Itangiriro nako igice cy'ibyakozwe n'intumwa, igice ni icya 17 umurongo wa 26 haranditse ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Yaremye amahanga y'abantu benshi, ngo ariko bakomoka hehe? Ku muntu umwe. Harya ngo ninde? Adamu. Murakoze cyane. Burya muri abana beza munafata mu mutwe. Nibyo? Ariko reka turebe muri mwe. Ninde wigeze kubaho asenga nyuma bikaza kwanga? Yego gutya. Mwongere mugaruke, sibyo? Ujye ukora twashuguri twawe, ushaka ubuzima bwo kubaho, ariko wongere wibuke ko hari Imana yatumye urama ukagira n'icyurongo. Nibyo? Genda uyishimire, uvuga uti Imana wakoze. Aje twabonye yuko tugiye gupfukama tuyishimira cyangwa tuyisaba, tubigenza dute? Turapfukama tukagira gute? Reka turebe umuntu wibuka umurongo twasomye kandi Imana yirahiye. Ahibagiwe? Handi twavuze ngo Imana yari irahiye ngo amavi yose azapfukama.
twavuze Yesaya 45 umurongo wa 20 na kangahe na gatatu. Kujya upfukama uvuga uti Mana uyu munsi ndongesha umutsima, upfukame, nibyo nayo iba yiteguye kumva ijwi ryawe kandi ikagusubiza. Kandi waronka wa muke wa mutsima ugahita upfukama ukavuga uti Mana ngushimiye kugize uti kunshubije, kuko ikunda abantu bayishimiye, nibyo yaremye amahanga y'abantu bose bakomotse ku bantu bangahe? Hariya ngo yitwa nde? Adamu. Murakoze cyane. Noneho uyu Adamu niwe sogokuru wacu twese. Niwe nde? Sogokuru wacu. Hariya ngo umudamu we yitwa nde mubye? Yitwa Eva. Akaba nyogokuru wacu twese. Iyo tugeze kuri iyo ngingo rero, iby'amoko birazimira. Iby'iki? Iby'amoko bita bizimira. Nituza kujya kureba urwango Satani atwaga, turaza gusanga ari Satani wabizanye. Mbese bimwe mu bintu Satani yazanye harimo no kuryanisha abantu, wakakugira uyu yakamugira uyu. Kandi twese dukomoka kuri inde? Kuri Adamu. Adamu waremwe nande? Ni Imana. Mbese turi kumwe inshuti z'Imana. None niba mubyumvise rero, burya Imana yaturemye mu bushake bwayo, iturema ntawe yagishije iki inama. Turi kumwe, iduha forome igize ite ishaka. Umusatsi ushyira hejuru aha, iyo ushaka ibi ushyize ku kibuno, kandi ntabwo uba waraburanye. Uba waraburanye cyangwa igafata amatwi ikayashyira hejuru, umunwa ikawushyira aha, uba waraburanye. Iyo yaturemye ku bushake bwayo, kandi turemana ubuhanga bukomeye. Kandi umurimo wayo wo kurema ntabwo wigeze uhagarara. Ntabwo wagize ute? Niyo mpamvu akana nk'aka ngaka kaba kangana gutya, ariko igakomeza ikarema kakakura kakazavamo umuntu mukuru. Nuko umurimo wayo wo kurema utagize gute? Utahagaze. Kandi ingingo zose zo muri twe mu gitabo cya Zaburi 139, Zaburi kangahe? Yego, Zaburi 139, umugaragu w'Imana witwa Dawidi yavuze aya magambo. Yaravuze ngo 139 umurongo waho ni wa 13, haranditse ngo kuko ari we waremye ingingo zanjye. Ubwo ari gushimira Imana kuko ni we waremye iki? Ingingo zanjye. Wanteranirije mu nda ya mama. Wanteranije hehe? Ariko ikibazo cy'amatsiko, Adamu yateranirijwe. Igitabo cy'Itangiriro igice ni cya 2 umurongo ni wa 7. Imana yacukuye itaka iribumbamo Adamu. Buriya turi itaka. Ni nayo mpamvu iyo umuntu ashyinguwe arabora hashize imyaka nka 20, usubiyeyo n'igufa ntaryo wabona. Aba yarasubiye kabiki igitaka. Umuntu arimye mu itaka. Turi kumwe? Ni nayo mpamvu n'ibidutunga biva hehe? Mu itaka. Buri ibi byatsi byose ubona, mwungu nkuriya, zavoka n'ibindi byose, ni ibishinzwe kujya kutunyunyuriza intungamubiri mu butaka, kuko ni Imana ibushyira. Ikigori kikagenda kikanyunyuzaho intungamubiri zikazamuka, ukajya kukibaza. Kandi icyo ngikundira, ntawe kima. Hariwe kima? Ugiye mu murimo avuga ngo wowe sinkuzi. Ni intumwa y'Imana itavangura. Kandi Imana yayitumye kuzamura intungamubiri runaka, ngo wowe nuzikenera ugende ukibaza. Gihora mu biro, cyiteguye ko nuhagera usoroma ukajyana. Kiravangura? Oya. Imana ijya kuturema nayo yaturemye itavanguye. Ituringanije. Umuntu wese ukomeye wo ku isi ararya, akanywa, nibyo? Akituma, kuko kwituma nabyo nujya kuri wese ukituma bikemera. Uvuga uti haleluya, urakoze Mana. Kuko benshi bari mu bitaro kandi bitemera. Nibyo? Kwa muganga aryamye yo kwituma byaragize gute? Nujya kwihagarika ukabona biremeye, nta bantu mujya mubona bagenda na sonde.
afite agashashi zijyamo. Wowe nimba ubona bicemera jya ubona uti burya ubutabazi bw'Imana buracyari kuri jye. Nibyo ubutabazi bw'Imana buracyari kuri wowe, kuko ubu hari umuntu utarusha gukomera, utarusha amafaranga, utarusha gutaha heza, uyu munsi ugendana ishashi ijyamo inkari, kuko byaranze. Byagize gute? Byaranze. Ubwo ntihari benshi turuta se? Nibyo? Barahari benshi uruta? Urusha kubaho wowe ufite ingingo zawe zikiri nzima. Nibyo sibyo? Nibyo. Noneho burya ujya wibuka ngo burya ubutabazi, nitugera ku ijambo rivuga ngo ubutabazi bw'iki? Bw'Imana. Nibwo tuza kubyumva neza. Hano haranditse ngo wanteranirije mu nda, ariko Adamu yateranirijwe hehe? Hanze. Yarabumbye nk'uko babumba itafari, ngo irangije imuhumekeramwo umwuka w'ubugingo, ngo abe ubugingo buzima. Hanyuma irangije imushakira umufasha, irangije irabwira ngo nimwororoke. Utangiriye rero kuri Adamu na Eva, Imana ntabwo yongeye guteranyiriza umuntu hanze, ahubwo yamuteranyirizaga mu mumama. Turi kumwe buriya? Umuntu abiremero. Abamama rero bubahwe, kuko na n'aya masaha bakorana n'iki? N'Imana. Abamama barakomeye ku isi, kubera yuko bakorana n'iki? N'Imana mu kuzana abandi bantu ku isi. Abantu bakomeye. Nimba uri umukobwa, nimba uri umudamu, jya ugenda wibuka agaciro ufite imbere y'iki? Kuko muri wowe Imana yashyizemo inganzo ikoresha kugira ngo izabone abandi bantu. Uroroshye, urakomeye. Abamama bashiki bacu, murakomeye, muroroshye, murakomeye, mubiha agaciro. Niyo mpamvu nawe n'ujya ugenda ujya uvuga uti burya nkorana nande? Nkorana n'Imana. Turi kumwe? Noneho hepfo ngo umurongo wa 14, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba kandi butangaza. Uburyo bukomeye kandi bugize gute? Butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Reka turebe abantu bajya bamira bikemera. Kumira bikemera. Muramira bikemera? Uramira? Ngaho mira nona. Nta hantu ufunze. Mira, ongera umire wumve. Nta hantu umvise ufunze se? Ntabwo yumvise icyo navuze. Ngaho mira rata. Nta hantu wumvise ufunze. None se aho hantu hafunzwe n'iki? Reka turebe umuntu wawe uzi umugani. Ngiye kuvuga igice, nimurangiza mwongereho. Nta mazi asimbuka akanogo. Nimba nta mazi asimbuka akanogo, muri wowe mu ijosi ufitemo utunogo tubiri. Utunogo tungahe? Akanogo ka mbere kajyana he? Hano hehe? Ubwo ni mu gifu. Ubwo kajyana mu ruhe rugingo? Yego sha. Mu gihaha. Nuvuga ngo hari utunogo tubiri, akanogo kamwe kajyana mu gihaha, akandi kanogo kajyana hehe? Mu gifu. None utwo tunogo turashoreranye. Iki kintu cyitwa igihogohogo ni iyo tiyo, iki kibanza ni tiyo ijyana mu gihaha. Iki gifunga umve kutiniza. Kijyana hehe? Ubwo nagira ngo wumvire ijambo rivuze ngo wandemye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaza, ngo kandi by'umutima wanjye ubizi neza. Nagira ngo aka kanunu no mukamenye namwe mutahe mukazi neza. Nibyo? Iyo umize ngo habanza ni inzira ijya hehe? Mu gihaha. Inzira ijya mu gifu iri hirya. Iri hirya no ni inzira zishoreranye nk'uko aya maboko ashoreranye. Hano akaba ari mu kanwa, aha habanza akaba ni inzira ijya mu gihaha, hirya ni mu biryo. Turi kumwe? None ngiye kubabaza ikibazo ubitekereje neza.
ndatamiye, nyweye amazi nk'uko muyanywaga hariya, ndayamize. Akanogo kabanza ni akahe? Uko twabyize ni akahe? Ni akajyana he? Mu gihaha. Ni mu gihaha. None bigenda gute kugira ngo mire? Kandi hari umugani uvuga ngo nta mazi asimbuka iki? Akanogo. None bigenda gute kugira ngo ayo mazi ninyamira atagwa hehe? Atagwa mu bihaha. Reka tero umuntu wigeze gukorwa. Gukorwa murabizi? Gukorwa ni kugira gute? Ni amazi aba ayobye cyangwa se wari urimo urya w'umwuka. Wabibonye kurakorora kugeza igihe wa muceri uturumbukiye ukagaruka, kuko nta kindi kintu cyemerewe kujya mu gihaha usibye iki? Umwuka. Ubwo yagiyeho ikindi kintu rero kidafitanye isano n'umwuka, ni amazi. No agace niko gakunda kuyoba. Igihaha kirasunika ugakorora kugeza igihe ako kantu gaturumbukiyeyo kagashirayo neza, y'amazi atarashirayo, igihaha ntago kirekeraho, kirakomeza kigasunika. Turi kumwe? None ikibazo ngiye nababajije, mwurumva byaba biterwa n'iki kugira ngo aya mazi arenga akanogo ajye kugwa mu nzira y'iki? Y'ibiryo cyangwa y'amazi? Hari akajambo ushyizemo ngo gahita. Gafite ubwenge? Gahita kifunga. Ariko ibyo uvuze nibyo, harifunga. Ahubwo turaza kureba Imana yakoze gute. Mwabonye umupolisi ukuntu ajya ahagarara hagati y'imihanda agafunga izi akarekura izaha? Mwabibonye? Hari umupolisi Imana yashyize hano ushinzwe kuyobora ibyo bintu, akavuga ati we ufunze aba batambuke. Uwo mupolisi ahoramo. Umwanya ngiye kumubabwira. Uwo mupolisi agize ati ahora mu muhogo. Dawidi arabikurikirana arangije aravuga ngo Mana, ndagushimira yuko wandemye mu buryo buteye ubwoba kandi bugize gute? Iyo wasamye ukareba mu kanwa hirya ufite nk'indorerwamo, nta kantu mujya mubona yo kwigira gutya. Ababyeyi rimwe na rimwe bajya bayoba, kara kantu gakunda kugira ama infection. Turi mu minsi y'imperuka, Satani yateje ibirwara byinshi, kakagira ama infection, ugasanga kajeho udushyira n'utundi tuntu. Ubwo hari abantu bavumbutse rero mu kino gihe ngo badukata. Turi kumwe buriya? Kariya kantu nimara kubabwira akamaro kayo, muraza gusanga kugakata ari nko guca ikiraro. Nyabarongo yacitse mwakwambuka. Kariya kantu gasa naho kari hirya aho ururimi rusoreje. None iyo ukarebye ubona kibereye, ugira ngo nta n'umumaro gafite. Kibereye iyo karegetse. Kariya kantu kuko gafunze ku rurimi, iyo utamiye ibyo kurya cyangwa amazi, ko burya kaba arimo gukinira hejuru ya ka kanogo kajyana mu gihaha. Burya niho kaba gakinira. Iyo umize ibyo kurya cyangwa amazi, sinababwiye ngo nimumire mwumve, iyo umize ibyo umize birakamanura. Bigira gute? Ibyo umize wowe birakamanura. Iyo bikamanuye, ubwo kamanutse kajya, niba mwabyumvise. Kamanuka kagiye gufunga ya ka kanogo kajyana hehe? Kajyana mu gihaha. Noneho kagahita kabikiraro, bigahita bitemba bigwa hehe? Mu gifu. Mwabyumvise? Ako kantu karebye rero ugira ngo nta mumaro gafite, ugira ngo ni nk'akaregeye. Akaregeye ugaciye gahunda ntizikomeza. Kariya kantu umumaro gafite ni umurimo ukomeye mu buzima bwacu. Imana iricara inabitekereza ngo uyu muntu azahumeka kandi azanarya kandi byose bica mu kanwa. Turi kumwe buriya? Reka nshyiraho umupolisi uzatuma ibi bintu bitamwica, uhoraho. Turi kumwe? Dawidi abyitegereje ko atari kumanura akazi. Kugeza ubwo natekereje n'aka kantu gashyiraho. Turi kumwe?
ubwo rero umwana nk'uyu iyo agize ikibazo cy'ako kantu hakazaho utuntu wamwasamura ugasanga karabyimbye hajeho utwo tuntu, ntabwo ari byiza kujya kugaca. Ni nko gutema ikiraro. Gusa numva ko uko ugenda ugatema aba ari nako urimo kugenda ugira ute ukagabanya. Ntabyumvise? Uba urimo kugira gute ukagabanya. Igihe urimo kugenda ukagabanya rero kazagero kaba kanifu, noneho kabe katakibasha gufunga ya nzira bijye biyoba bigweyo. Abenshi abana benshi babuciye nabi bahora bakorwa. Abana benshi bahora bakorwa uko amize uko yose kora ko bagize bate. Numva kugaca ari bisawa? Oya, ahubwo nubona umwana wawe yakarwaye, kuko consultation gusuzuma kwa mbere k'umurwayi gukorwa na nyiri umurwayi cyangwa se umurwayi ubwe. Ese ugiye kwa muganga se wowe wivamo arakubaza ngo umererwa ute? Si ukwivamo ariko mugura umutwe urandya, iyo ngiye ndaruka, si wowe wivamo. Umwana wawe rero ni wowe muganga we wa mbere. Niwe ukwiriye kumenya ngo umwana wanjye namwasamuye mbona hirya hariyo akantu kangiritse, kuko umurangiye inzira yaho anyura amuvura, narebayo araza gusanga ka kantu kararwaye, amuhereza za antibiyotike gakiri. Biri kumvikana? Ariko nugenda wabimuhishe ngo yihigire nk'umuganga, araza guhiga cyakora ikintu wajya soza abonye. Aravuga ngo ugenda utanga umusarane, utanga amaraso, nibyo ikintu azabona ni ama-infection yo mu maraso, kuko biriya bintu n'ubundi biba byakomotse. Agutereza imiti ivura iki? Ama-infection. Kandi ubwo ikibazo kiri gukomoka hehe? Yahamenye se? Ahubwo wowe nimba ufite uwo mwana, rangira muganga ibibazo wagize ute wabonye. Nibyo? Noneho Dawidi ati wanemye mu buryo buteye ubwoba kandi bugize gute? Utangaje. None murumva mu muhogo Imana itahakorera umurimo utangaje. None igihe ugiye ku meza burya birashoboka ko wahagwa. Nibyo? Kanibariza uriya mubyeyi uri ku meza wahagwa ugiye kurya, byakuniga ugapfa, bikagwa mu gihaha, igishyimbo kikayoba ntikigaruke, kikazagaruka ari uko bakubaze, ndetse rimwe bakakugezayo warangiye. Noneho burya nurangiza kurya amahoro nabwo ujya uvuga uti urakoze mwana, ko simpaguye. Benshi bijya biyoba bakagira gute bakahagwa. Murumva hari igihe cyo kudashima Imana kibaho? Ntacyo. Tujye duhora dushima iki? None Imana niyo yatwiremeye ku ishusho yayo. Ntiyatugira ihene, ntiyatugira inka, ahubwo iturema ku ishusho yayo. Ubwo rero uyu munsi ujye wicara wibuke yuko waremwe ku ishusho y'iki? Y'Imana. Igihe umuntu rero yaremwaga ku ishusho yayo, ubu ngiye kujya ku ngingo ya kabiri. Twese twemereje ko turi ibiremwa by'iki? By'Imana. Ariko dutandukanye n'ibindi biremwa, turi abantu baremwe ku ishusho y'iki? Y'Imana. Umuntu Imana ikimara kumurema, hari ikindi kiremwa kigometse ku Mana cyitwa Satani. Buriya Imana ni umwuka. Turi kumwe? Niko handitse muri Yohana igice ni 4. Imana ni umwuka, n'abayisenga bose bayisenga mu mwuka na hehe no mu kuri. Imana ni iki? Ni umwuka. Kuva twabaho ntiturayibona, ariko tubona ibikorwa byayo. Nitugera ku butabazi bwayo, uraza gusanga ukuntu ubana nayo aho unyuraho hose. Imana igihe yaremaga, ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaremesheje Yesu. Yaremesheje nde? Yaremesheje Yesu. Mu gitabo Yohana igice cyaho ni 1, haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, umurongo ni uwa mbere, kandi ijambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe.
muri Zaburi handitse ngo Imana yaravuze biraba, itegetse birakomera. Ndetse twasomye ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu ku ishusho yacu. Uwo yabwiraga ni Yesu. Ninde? Ni Yesu niwe yabwiraga. None ngo ibintu byose ni Yesu wagize ute? Ni Yesu wabiremye. Hari akantu kamwe nshaka kugira ngo mbibiremo rero. Igihe Imana yabwiraga umwana wayo ngo tureme umuntu ku ishusho yacu, mbere y'uko icyo gitekerezo kiza ku Mana, hariho ikindi kiremwa kiriho cyahoze mu ijuru, cyari gifite izina ryiza nza kubarangira, cyari gifite umurimo wubashywe mu ijuru, ariko kiza kuzana ibintu byo gushaka kugomera Imana mu mutima. Turi kumwe buriya? Mu gitabo cya Ezekiyeli igice ni cya 28, ubwo tugeze ku rwango Satani atwanga. Urwango Imana yaratwiremeye ku ishusho yayo, iduha ibyo kudutunga ngo muzajye mwirira imbuto, mwiririza imboga, mubeho neza, mutware isi n'ibirimo byose. Mbese ati nimwororoke mukwire mu isi yose. Satani nawe nk'ikiremwa kiba mu ijuru, cyabaga mu ijuru ariko ubu ntakiriyo. Ndasoma aya magambo muri Ezekiyeli 28 umurongo waho, reka mbere ku murongo wa 13. Haranditse ngo ahoze muri Edeni yango by'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Rodemu na Pitida na Yahoramu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bereketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari iwawe. Mu munsi waremwemo byose byari biringaniye, wari warasigiwe kugira ngo ube umukero gutwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi w'Imana, wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Uyu bavuze ni Satani, ngo yari atunganye bihebuje uhereye ku munsi yagize ati yaremweho, ngo kugeza ku munsi yabonetswemo gukiranirwa. Gukiranirwa ni ugukora icyaha nyine, ariko gukiranirwa ni icyaha cy'imbere mu mutima, bya byaha byo kwibwira ibintu wabigenza gute muri wowe, ngo kugeza igihe yabonetswemo kugira gute? Gukiranirwa. Ariko ngo yari atunganye, ngo umurimo yakoraga ngo yari umukerubi. Mu ijuru hariyo abamarayika batandukanye, imitwe y'abamarayika, hariyo abitwa abakerubi, hariyo abaserafi. Turi kumwe buriya? Rusufero w'izina rye mbere y'uko agwa yitwaga Rusufero, bishatse kuvuga ngo yari umukerubi utwikira. Gutwikira bivuga ngo iki? Reka turi abantu bigeze babonaho uyu musaza wacu uyoboye igihugu, ujya mumubona kuri televiziyo ukuntu aba afite abantu bamuri hafi. Turi kumwe? Ku buryo kumugeraho ntabwo wapfa kubihubukira, kuko ari abantu baba bagize bate, baba bamuri hafi. Turi kumwe? Abo yahaye uburenganzira nibo babaha inzira bakaba bamusuhuza, nibyo? Abakerubi niwo murimo wabo, kuba hafi y'iki? Y'Imana. Si uko Imana ifite ubugome bwo kubuza abamarayika bandi kuyigeraho, ahubwo Imana iba mu mucyo utegerwa, iba mu muriro ukongora, iba mu mucyo utegerwa. Noneho hakaba harimo abakerubi bashinzwe gukumira kugira ngo abantu abamarayika bataza kuyoba, bakinjira mu mucyo ugira uti utegerwa. Noneho muri abo bakerubi rero bari bafitemo komanda, bari bafitemo umuyobozi witwa Rusufero. Ngo yari afite umurimo woroshye, aba hafi y'iki? Noneho gukiranirwa kwamubonetsemo ni ukuye. Ngo yari atunganye bihebuje uhereye umunsi yagize ati yaremwemo kugeza ku munsi yabonetswemo. Iyo bavuze ngo mo, ubwo ni imbere, kugeza igihe yabonetse. Rero Imana ni rwa mbere rwa Samweli 16 haranditse ngo Imana
ngo abantu bareba ibigaragara, ngo naho Imana ikareba hehe? Mu mutima. Imana ikareba he? Mu mutima. Imana ireba mu mutima. Vanga igisoma, ubu ngubu ntabwo twamenya ibyo uri gutekereza, ariko Imana ijya ibisoma. Igira ite? Irabisoma ikabimenya. Rusufero hari ikintu cyamujemo. Yesaya 14 umurongo waho, Yesaya 14 umurongo waho, ngaho tujyane akantu kadufashe, turi hafi yo kugera aho turi busoreze. 14 umurongo waho wa 12 haranditse ngo wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke ko uvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndenga aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Marayika wahawe amahirwe yo kwegerana n'iki? N'Imana, kandi Imana umutware n'umuremyi we. Turi kumwe? Mbese ni nkaho wa muntu uri hafi y'umuyobozi banyuraho bakamubwira ati se ko twashakaga kubona nawe twabigenza dute? Turi kumwe? We akaba ari afite imigambi yo kuvuga ngo nanjye intebe nzagirana, nanjye nzayicara. Ubwo ngo Rusufero abaho abana n'Imana afite iyo migambi hehe? Mu mutima. Imana irabimenya. Igira ite? Ikoresheje ubushobozi bwayo bukomeye bwitwa gusoma hehe? Gusoma mu mutima. Irabimenya. Uvuga uti burya mbana na marayika urimo kwigomeka, ufite gahunda yo kuzicara kuki? Ku ntebe yanjye. Imana ngo ikoresha ubundi bwenge bwayo bwinshi, ntiyahangana na Satani. Kigira ati nitwa Satani. Satani bivuze umushukanyi. Bivuze iki? Bivuze umushukanyi. Ngo turaza kureba none igihe ubushukanyi bwe bwazi. Imana iravuga iti rero burya Rusufero ndabona yishyize hejuru cyane, kugeza ubwo ashaka kwireshyeshya nanjye. Ihamagara Yesu. Ubwo Rusufero bari kugendana n'Imana. Turi kumwe? Ikiganiro cyose Imana iganira, Rusufero agize ati aracyumva. Mwana wanjye Yesu ngwino. Uhamagaye ninde? Ngwino. Ubu igikorwa tugiye gukora, turimo umuntu ku ishusho yacu, tumuye gutwara isi n'ibigize gute? Mbese ubwo Imana irashaka kugira ngo yereke Rusufero yuko icyo yatekereje hari n'undi atarutaho. Usibye nayo, ahubwo hari na Yesu atagize ati ataruta. Twiremera umuntu ku ishusho yacu. Rusufero ahagaze aha ngo ishyari, urwango, itiku n'ubugome ahita bibyukiriza Yesu ati kumbe burya twabanaga aha muri ibi bikari ari uko bimeze. Turi kumwe buriya? Nibyo uzasoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice ni cya 12 umurongo wa 12 wa 7 ngo uhera ayo masaha mu ijuru haba intambara. Mu ijuru hehe? Haba intambara. Ubwo intambara ya mbere yabaye ku isi zitaraba yahereye hehe? Itewe n'iki? Na Satani ushatse kwireshyeshya n'Imana. Imana imwereka yuko burya usibye n'Imana na Yesu ntibareshya. Turi kumwe buriya? Reka mbasabe muhaguruke mo gatoya. Muhaguruke gatotsi kaje. Aha, mwinanure gutya. Yego. Mwicare. Ariko aya madirishya imenya atajya afunguka. Afungukira hejuru. Turi kumwe buriya? Intambara ya mbere yabereye hehe? Mu ijuru niho ya mbere yabereye. Noneho ngo kuko yari yegeranaga n'Imana, ngo Yesu yegera abamarayika tutazi umubare wabo, atangira kumvisha ukuntu Imana na Yesu ari babi. Kw'Imana na Yesu ari
ari babi. Abamarayika tutazi umubare ngo agira ubushobozi bwo kugusha 1/3. Turi kumwe? Agusha bangahe? 1/3 cy'abamarayika kijya inyuma yande, kijya inyuma ya Satani. Ubwo uhereye uwo munsi igihe yashukaga kimwe cy'abamarayika nibwo yambuwe izina rya Rusufero ryari ryiza ahabwa irya Satani, bivuze ngo umushukanye. Abo yashutse bwa mbere ni abamarayika. Abo yashutse bwa mbere ni abaki? Ni abamarayika. Ubwo turimo turahiga urwango Satani atwanga. Ruvutse rutewe nuko Imana ivuze ngo tureme umuntu ku ishusho yayo. Ariko icyo kiganiro uwo bagikoranye nawe ntabwo yamukekaga. Avuga ati burya mbere yuko mpangana n'Imana reka manze mpangana nande na Yesu uyu nguyu ntarinzi. Turi kumwe buriya ijambo ry'Imana riranejeje, riratubwira ngo nuko mwijuru abaye intambara ngo Mikayeli ni ijambo ry'ikigiri bivuze ngo usa n'Imana. Usa n'iki? Mikayeli bivuze ngo usa n'Imana, bivuze ngo ni Yesu usa n'Imana wahagurutse ngo atabarana n'abamarayika 2/3 byasigaye, kuko 1/3 cyagiye kwande? Kwa Satani. Ngo nuko bararwana, Satani n'abamarayika bamugiye inyuma ngo baratsindwa mu ijuru. Ahabo habatakiboneka. Ahabo habatakiboneka. Nuko ingabo z'abamarayika zanesheje urugamba mu ijuru, ziririmba indirimbo iteye ubwoba. Irifite ibitero 2. Igitero cya mbere kiravuga ngo ishime wa juru namwe abaririmo, kuko umurezi wanyu na wa bene so wateze aka kajagari hano aratsinzwe. Agize ati mu ijuru habaye amahoro. Igitero cya kabiri kiza ari kibi kuri twebwe, kiza kivuga ngo ari kugushije ishyano wasiwe, kuko Satani akumanukiye kandi afite iki? Afite umujinya mwinshi kandi azi yuko igihe cye ari kigufi, kuko yari abizi neza ko ibyo akoze amaherezo azabihanirwa. Azi ko igihe cye ari kigufi, amanuka avuga ngo umuntu Imana yaremye ngomba kumutandukanya n'Imana, akaba ingabo yanjye. Akaba iki? Ninarimbuka nzarimbukane nabo. Hari indirimbo ngira ngo yaririmbwe n'Abadiventista, hari indirimbo ngiye kwirimba agace gato mwumve mumbwire ko mwigeze muyumva. Ni indirimbo ivuga ngo Satani arashaka gutsemba uwo muntu uw'Imana yaremye itamugesha. Reka turi abantu bayumviseho. Narayumvise. Satani ahiga umuhigo ngo nzatsemba umuntu Imana yaremye itangishije inama. Kuva icyo gihe amanuka ari umurakari. Amanukana n'abamarayika 1/3 cy'ababa mu ijuru, arabamanukana, nibo bamanutse bitwa dayimoni. Marayika wese waguye yahawe izina ryake rya dayimoni. Niwumva ngo abadayimoni uzajye wumva ngo n'abamarayika bagize bate? Baguye. Ikintu kimwe shaka kugira ngo mbarangire. Hano muri Ezekiyeli batubwiye ngo Satani ngo yari marayika mwiza utunganye. Ikintu ngiye kubarangira rero nacyo muzakivane mu bwenge bwanyu bari bakifite. Satani ntagasa n'igikoko, ni marayika waguye. Ni iki? Ubu uvuye muri iki gihugu ugahunga bitewe n'uko tumvikanye nacyo, wahungura ihene? Wahungura inka sakabakase? Ntuhunguri wa wundi. Satani yamanutse ari marayika wabaga hehe? Amanuka ari uko ateye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imbaraga yari afite, ubwiza nituvuga ubwiza n'ubwiza bwo kureba gutya, byo bita bote. Satani afite bote ariko ntabwo afite bonte ni ubwiza bwo mu mutima. Turi kumwe? Ubwiza bwa hehe nibwo bita bonte. None akaba nibyo bita bote rero ni handi wisiga amavuta ugacya inyuma. Satani yamanuka igihe cyitwa bote. Ubwiza bwa hehe?
bw'inyuma, ariko umutima ari mubi. Nabyumvise. Hanyuma rero twavuze ngo muri Yohana 4 handitse ngo Imana ni umwuka, kandi tugasoma ngo n'abamarayika Abaheburayo 1:14 ngo nabo ni umwuka, ngo Imana igituma. Turi kumwe? Na Satani nawe yamanutse ari iki? Ari umwuka. Umwuka uragaragara? Umwuka ujya ugaragara? Umwuka rero kubera kutagaragara kandi kaba ari ikiremwa cyihinduye iki? Umwuka, kugira ngo ibikorwa bye bigaragare nuko ashaka icyo akoreramo. Reka turebe abantu mwabonye ukuntu baro idunda. Mwabibonye? Baro umupira bakina, mwabonye ukuntu udunda? Umwuka uvuyemo yakongera, ubwo ikidunda ni iki? Umwuka niwo utuma baro ibasha kugira ibyo ikora. Uwo mwuka uyu uvuyemo biba bigize gute? Satani nawe ajya akenera ikintu akoreramo kugira ngo imigambi ye igire iti. Abefeso 5 haranditse ngo Abefeso igice ni icya 5 haranditse ngo, turebe ko tuyabona vuba. Oya, na Efeso 2, na Efeso igice cya 2 handitse ngo namwe yarabazuye mwemwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari wo mwuka ukorera mu batumvira. Nashaka ko iryo jambo ngo hari umwuka utegeka ikirere, ngo kandi akaba umwuka ukorera mu batagize gute? Mu batumvira. Uyu mwuka rero ujya mu bantu batumvira, ukabakoresha ibyo agize ati, ibyo ashaka. Ni Satani. Ninde? Hari ibanga ntabameneye. Igihe Imana yaremaga umuntu, buriya Satani yadutanze kuba mu isi. Mwari mubizi? Kuko mbere y'uko umuntu aremwa, mbese Imana ikizana igitekerezo ngo tureme umuntu ku ishusho yacu, icyo cyonyine cyabyukije intambara mu ijuru. Imana irabanza ikemura icyo kibazo cy'iyo ntambara. Iyo ntambara imaze gukemuka, Satani aciwe agiye hehe? Ku isi. N'ubundi Imana irema wa muntu. Ikimugeza ku isi rero wa muntu akimara kurema, Itangiriro igice ni icya 2 umurongo waho ni uwa 10, muzare ku murongo wa 15. Imana yise ibwira uyu muntu, iramubwira ngo ntuzaryeho. Ntuzagira ute? Ngo dore nguhaye iyi ngobyi ya Edeni, ibintu byose birimwo muzabiryeho uko mushaka, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntimuzagire gute? Ntimuzaryeho, kuko umunsi mwakiriye, mbese niho Satani ategeye, umunsi mwakiriye no gupfa muzagira mute. Kandi mwibuke ko Satani yamanuwe no kwica iki? Noneho Imana ibashyiriraho ikintu cyitwa ntu. Igihekane cyitwa ntu murakizi? Gikozwe n'izihe nyuguti? Na ta. Kiriya gihekane inshuti z'Imana kiri mu ibanga ry'uburinzi bwacu. Kiri mu iki? Kiri mu ibanga. Nuvuga ngo umuntu wese ushaka kuba muri iyi si, ashaka kuzabaho yumvira, akaba yitandukanije na Rusuferi wagize ute? Waguye adufitiye umujinya mwinshi. Asabwa kubaho arinzwe n'ikintu cyitwa ntu. Adamu yarabwiye ngo ntuzaryeho. Adamu batubwiye ngo ibintu byose biri ku isi niwe wabihaye amazina. Yari afite ubwenge bwinshi. Igihe Imana yamubwiraga ngo ntuzaryeho, yari asobanukiye ngo Imana irambwiye ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. Buriya amategeko 10 ni ntu 10. Reka nibarize uyu muvandimwe, umuntu aguhaye inote y'1,000. Inote y'iki? Si inote. Hanyuma undi bakamuhereza ibiceri 10 by'ijana. Ninde ufite amafaranga menshi? Ninde uremerewe? Uw'ibiceri aremerewe? Afite, ariko ku isoko banganya gake, agaciro karanganya, ariko ntabwo turemerewe kimwe. Nibyo? Wewe uremerewe n'ibiceri kandi bafite.
wafite inoti imworoheye, nibyo? Uyu munsi uko ubwenge bw'umuntu bwagiye bwononekara, uko ubwenge bw'umuntu bwagiye bugira gute? Bwononekara. Adamu yari afite metero 6, iyi nzu ntiyayikwirwamo wenyine, umugore we akamugera ku rutugu, ubwo yari nka metero 550 wenda, nibyo? Adamu warebaga igiti akabona ukuntu amatembabuzi ava mu butaka akazamuka akazagera mu mababi, inyoni zavuga akamenya mesaje ziri gutanga. Yari afite ubwenge bwinshi. Imana imubwiye mu ijambo rimwe ngo ntuzarya, yamenye ubutumwa bwose Imana imuhaye. Uko ubwenge bugenda bwononekara buhoro buhoro kubera icyaha, kugeza ubwo umuntu muremure wakabije afite metero 180 wakabije. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana nitadutabara, ngo umuntu azakomeza kugenda yenga kugeza igihe nka nyuma y'imyaka nka 200, umuntu muremure azaba areshya n'urukwavu. Uko imyaka yicuma hagenda havuka abantu bagufi, kubera icyaha kigenda kidukanda. Yari afite agatuza ka metero 3, none uyu munsi ndi guteramwo pati imwe. Urumva ihana icyaha kitugejeje, kigenda kitubumbabumba kidukanda. Turi kumwe buriya? Rero n'ubwenge nabwo niko bugenda bugira gute? Bwononekara. Gufata mu mutwe bikagira gute? Bikanga. Kwibuka ibyo bakubwiye kugeza ubwo umuntu ahaguruka agiye mu guhaha, ari buhahe ibintu 5 akabishyira ku gapapuro. Turi kumwe? Kubera ko arwaye kwibagirwa, n'agapapuro akagira akibagirwa aho yakabitse. Kugira ngo atabyibagirwa yangiza akakabo. Bwarononekaye. Naho umuntu ageze kubera icyaha. Igihe kiragira none Imana iravuga iti ubwo mbona Adamu byaramuruhije, nari nabimubwiye mu ijambo rimwe, reka abangaba ngerageze mbavunjire. Turi kumwe? Ngerageze mbafata yari inoti imwe, reka ngire mbavunjire, ngende mbabwira ngo burya igihe navugaga ngo ntumbwiye Adamu nari mvuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe, ntukiremere igishushanyo kigize gute? Kibaye. Ntukavugirize, ntugakore izantu, ntukavugire izina ry'Uwiteka Imana yawe ubusa, ntugakore ku isabato. Turi kumwe buriya? Ntugasuzugura ababyeyi, habanza ntukice, rya tegeko rya 6. Ntugasambane, ntukibe. Turi kumwe? Ntugashinje, ntukifuze umugore we. Ni amategeko. Navuze ngo ntukifuze ikintu cya mugenzi wawe. Nakwivuze Byose ni ntuki. cyaba umugore we, yaba inka ye, yaba imyambaro ye. Turi kumwe buriya? Kandi ntukabeshyire mugenzi wawe ngo mushinje ibinyoma. Ni byose? Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Ntuba ko ari 10 zivuye muri imwe ya Adamu zikaba zingahe? 10. Izo mbabwiye. Turi kumwe? Umuntu w'Imana agenda muri urwo ruziga. Ni uruziga, ntago ari umurongo umutondetse. Turi kumwe? Izo ni zingahe? Ni 10. Zingahe? 10. Ntabwo ari umurongo umutondetse nk'amapoto yo ku muhanda, ahubwo ni uruziga. Ni uruki? Kandi rufunze, rudafite aho kwinjira no gusohokera. Noneho wowe rero, izo zitagaragarira amaso, ahubwo z'umwuka, kuko n'uwazitanze nawe ni umwuka. Wowe yuzirimo uri muri urwo ruzitiro, urugendamo, rurimuka. Iyo wimutse wimukana narwo. Umuziro ni ukurusohokamo ugashaka kugenda utarurimo. Iyo ugeze aho biba utangirwa na ivuga ngo ntukibe. Abyumvise se buriya? Iyo ugeze aho byo kwiba bihari utangirwa na ivuga ngo ntukibe. Iyo ikagutangira, ugakata aho basambana ugatangirwa na Abyumvise? Izo ugiye mu isoko, ugiye kwa muganga, ugiye gusura abavandimwe, waje mu materaniro, uba wigendera mu ruziga rwitwa
ubwo umuntu w'Imana bari mu burinzi. Satani icyo ashaka rero ni ukurandaguza izo nkingi, kurandaguza kugira ngo umurima wonwe, abadayimoni bajyemo bonke uko bashaka. Ntuzi yuko iyo umuntu ashaka kugira ngo batazamwonera ashyiraho uruzitiro? Imana yatuzitije uruzitiro rwitwa katari abantu barwumvise. Imana ihebira ibiganza byayo. Imana rero mu rukundo rwayo ikimara gushyira umuntu ku isi aramubwira iti rero iyi si ngushyizemo irimwo Rusufero, yeho zitwa Rusufero wiswa Satani, ni umushukanyi, ari kumwe na kimwe cya gatatu cy'abamarayika bigometse bitwa baki? Abadayimoni. Turi kumwe buriya kugira ngo ubashe kubaho mu mutuzo, nuko uzajya uhora mu ruziga rwitwa ntu, kuko Satani ni umwuka ukorera mu batumvira. Kumvira rero ni ukuba muri rwa ruzitiro, akaba arimwo wibera muri rwa ruke rwitwa ntu. Ntu ni zingahe? Adamu yahawe zingahe? Rumwe, rwitwa ngo ntuzaryeho. Niko yabwiwe, kuko umunsi wariyeho ni ugupfa uzapfa. Iyo urenze ntu ukiba bakagufata, inkoni zirakurya cyangwa ugafungwa. Hari n'abo barasa bagapfa kubera ko yarenze ntu. Niyo yonyine aba yarenze, nibyo? Ni ntu yonyine burya uba warenze, ako kanya ugahita uhura n'ingorane kuko warenze iki? Iyi ntu rero nibwo burinzi Imana dushyiriyeho ku isi. Wirenga umupaka witwa ntu. Twajyanye. Satani rero yamanutse aje kurandaguza iyo ntu, kurandaguza. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona utwana tuvutse tudashaka kumvira, kubera ko ntu ntibayishaka. Yagira n'ibyago akavukira akabyarwa n'umubyeyi n'ubundi wanze ntu, niba atari ikibazo. Noneho Satani rero aza agambiriye gutandukanya umuntu n'iki? N'Imana. Kandi intambara arwana niyo kukuvana muri rwa ruzitiro, sosororokamo ubundi upfe. Ubundi ugira ute? Ubundi upfe. Atangira kurisha abantu ibyo batarya. Ubwo twatagiye kureba urwango Satani yanga iki? Umuntu. Imana yiremeye inzabibu kandi ni nziza, ngo zijya zituma mu maso h'abantu hacya. Yiremera amasaka kugira ngo abantu bajye bayarya, bagire ubwonko buzima butekereza neza. Satani kuko nta kintu yigeze arema, ahubwo yagiye akoresha nabi iby'Imana yaremye. Turi kumwe? Akakubwira ati amasaka, ibinyampeke byose, ngamubwira ibinyampeke muzi. Ibijumba ni ibinyampeke, ni ibinyabijumba, ibigori, umuceri, yego, amasaka, yego, ibishyimbo ni ibinyamisogwe, ingano, uburo, soya ni ikindi, bya bindi bivamo igikoma. Ibishyimbo ni ibinyamisogwe. Hari ukuntu babyongeramo bashaka amaporoteyine n'ibindi, ariko hari ibyo bitwa ibinyampeke. Ni nk'uko agasoya nako kongerwamo kandi bikagenda neza, nibyo? Bagira ngo bongeremo amaporoteyine. None ibyo amasaka ubwayo ni meza, n'ingano ni nziza, nibyo? Satani nawe ajya muri laboratwari ye. Twavuze ngo yari afite ubuhanga bwinshi, yamanukanye ubuhanga, atangira kurema ibintu ku isi mwene muntu azayoboka akaba hari igihaza. Amasaka yayanywaga yonyine, umutima we ubwonko bwe bugakora neza. Yakwinywera agatobe, umubiri ugahorana itoto. Arangiraho gatoya, jya ufata aya masaka uhuze n'aka gatobe, bihita bibyara ikindi kintu uzajya unywa wumva uri mu yindi si. Ibyo bintu biza gusarangura bwa bwonko, noneho wowe bijya bikorohera gusohoka muri ya ntune neza. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuvanga iby'Imana itigeze yemera ko bivangwa, nta handi hantu hambere byica ni ubwonko. Warangiza ukabaho mu isi
ubwenge bwaragize gute? Bwarapfuye. Ngibyo ibintu satani yazanye kugira ngo umuntu ajye abaho yumva Imana nta gaciro ifite, nta muntu utinya. Ni ugufata ibintu Imana yaremye ikabona ko ari byiza, noneho akakwigisha kugira gute? Kubivanga, bigakora ikindi kintu Imana itigeze irema uri bwishyiremo, ahubwo wowe ugakora ibindi. Mwabyumvise buriya? Nahoze nsoma mu gitabo kimwe hariya, igitabo cyitwa ngo twebwe n'abana bacu, haranditse ngo umuntu wanyweye itabi bwa mbere yarinyweye mu mwaka w'1700 n'iyindi myaka. Ubwo satani nibwo yari yabwiye umudayimoni, aramubwira ati ariko atari ikimera Imana yaremye ndi kubona kiri hariya, mu bushakashatsi bwanjye amaze kumenya gishobora kunyicura ubwonko bw'abantu vuba. Shakisha abantu utangira ubabwira uti biriya bintu bikongeje aricyo byabyara. Icyo kintu igishyira hehe? Mu muntu. Uwo muntu nawe atangira gukongereza bagenzi. Mu kinyejana cya 18 satani agiye kumara ku isi imyaka 6,000 nta kintu cyiza atekereza yakorera mwene muntu, ahubwo ari ukwiga ikintu cyatuma mwene muntu apfa. Afite ikintu cyitwa inararibonye. Iki? Yo guhemuka, yo kugira gute? Mu mwanya umuvandimwe araza kutubwira ibindi bintu none Imana yashyizeho byatuma dukira. Turi kumwe, ndahari uyu munsi, none ubundi se aho mwenda kujya turi kumwe. Yego rata. Noneho nshuti z'Imana, ubwo turi ku bugome, urwango satani agize ati atwanga. Se turi kumwe nshuti z'Imana, kugeza ubwo satani yagiye kuri mwene muntu, turi kumwe buriya, atangira kumukoraho ubushakashatsi, kandi ubwo bushakashatsi bibuvuyemo akabikuzanira, akaba ari ubishyira hehe? Ari ubishyira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Abaroma ngo byageze ubwo atangira no kubwira. Imana yaravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'agaki. Atangira kuzana ibitekerezo cy'uko burya n'umugabo bagira bate? Babana. Ibyo satani agira ati arabizana mu gitabo cy'Abaroma ngo kugeza ubwo abwiye ngo n'abagore ku bana ubwabo bonyine bigize gute? Birashoboka. Kororoka bikemera? Bikemera? Ibyo satani agira ati kugira ngo abantu bajye babaho ngo ari abo gutesha Imana umutwe gusa. Ngo